Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu ahamagara aba12 abohereza babiri mu butumwa abantu bubasha kuri roho mbi, abategeka kutagira icyo bajyana mu rugendo kereka inkoni yonyine, nta mugati, nta ruhago, nta biceri mu mukandara, keretse kwambara inkweto z'urugendo. Ariko ati nimwambara amakanzu 2. Yungamo ati urugo muzinjiraho rwose muzarugumemo kugeza igihe muhaviriye. Nimugera ahantu ntibabakire kandi ntibabumve, mujye muhava mubanje gukunguta umukungugu uri ku birenge byanyu, bibabere ikimenyetso kibashinja. Nuko baragenda batangaza ko abantu bagomba kugarukira Imana, birukana roho mbi nyinshi kandi basiga abarwayi benshi amavuta barabakiza. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Noneho ntibisanzwe. Ntabwo bisanzwe? Birasanzwe? Nuko muri kureba hano murebye inyuma mwakumirwa. Sidabwiye murebe inyuma badi? Njye mureba imbere. Wa mugore warebye inyuma byagenze gute? Byahindutse iki? Mukomeze murebe inyuma namwe. Bazababaga. Arakaririmbo narindi kumva mu kanya ngiye kubaririmbira. Ukuri kuzatsinda. Murakaza? Oya. Ukuri kuzatsinda amaherezo, ukuri kuzatsinda. Twagiye. Ukuri kuzatsinda amaherezo, ukuri kuzatsinda. Uri mu kaga amaherezo, ukuri kuzatsinda. Uri mu bibazo ababyemera nkanjye muzamure. Ababyemera nkanjye kuri kuzatsinda muzamure hejuru. Ubwo abandi ntabwo ari ukuri, ni ikinyoma kizatsinda. Mwanze kuzamura. Ukuri kuzagira gute? Kuzatsinda. Twanabyumvise mu isomo rya mbere uyu munsi, twabonye umuhanuzi nyawe n'undi muhanuzi navuga uhanura ibinyoma ushaka amarongo. Ni abantu 2 batandukanye. Natwe ubwo turanga twicaye mu ngoro turi abantu 2. Hari abanyakuri, hari n'abanyakinyoma, kandi turicaranye. Umuntu wigeze atubwira ukuntu niba ari ikinyoma cyari ibyo myambaro y'ukuri. Ikinyoma cy'ibyo myambaro y'iki? Ikinyoma cy'ibyo myambaro y'ukuri, ugasanga ukuri kwambaye ubusa, ikinyoma cyambaye iki? Cyambaye iki? Niko biba bimeze. Tuba twicaye gutya, ikinyoma ukuri kwambaye iki? Ni ukuri kwambaye ubusa. Ni kwa kuri guca muziko, ni kugire gute? Ni gushya, ariko wakuvuza agashya bakamwica bakamushyingura, ariko amaherezo ukuri kuzagira gute? Kuzatsinda. Kimwe rero mu bintu bigora ni ukwimuka ahantu dutuye, hahandi tumaze imyaka n'imyaniko, hamwe tumenyereye. Ikindi nacyo umuntu atabura kuvuga mu bitugora ni ukureka gukora cya kintu twagize akamenyero. Hari n'igihe twumva bidashoboka, ariko icyo kintu twagize akamenyero kidatunganye, byanga bikunze dusabwa kukireka, nubwo bwose biba bitoroshye.
akenshi n'ubidusabye turamwanga tukamwishyiramo. Iyo umuntu agusabye kureka ikintu kibi abona cyaza kujyana mu mwobo no mu muriro, akenshi uwo muntu uramukundara, uwo muntu uramwanga, kubera ko cya kintu kibi wagize akamenyero kiba kikuryohereza ku mubiri, ariko kuri roho byahebye ukajya. Guhinduka rero ni ikintu gikomeye. Iki cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe amasomo aradusaba guhinduka. Mu Ivanjiri ubwo Yesu yahamagaraga ba 12 akabohereza mu butumwa, ngo baragiye batangaza ko abantu bagomba kugarukira iki? Kugarukira Imana. Kugarukira Imana rero nta kundi bikorwa no guhinduka. Burya twese twisuzumye twasanga twakagombye kujya mu bagarukira Imana. Ico sico. Twisuzumye neza tutihenze basanga uko turanga nta n'umuduhemutsemo twakagombye kujya mu bagarukira Imana. Ariko bamwe tukagenda twagondetse ijosi, tukagenda twumva ko turi abamarayika, turi n'abatagatifu. Mutagatifu Teresa w'umwana Yesu yarabivuze, umuntu ufite impumuro y'ubutagatifu ni wa wundi wumva ko ari umunyabyaha, ni wa wundi wumva ko akeneye impuhwe z'Imana buri segonda, buri munota, buri munsi. Uwo ni ufite impumuro y'iki? Y'ubutagatifu. Dufite n'ingero za hafanga. Mutagatifu Yohani Paul wa II batubwira ko yakundaga gusenga. Mu gihe yamaze ari padiri nta na rimwe atatuye igitambo cy'Ukaristiya. No muri cya gihe bamurasaga, cya gihe bagameze nabi, yasabaga ko atura igitambo cy'Ukaristiya. Ikindi, yahabwaga penetensiya hafi ya buri munsi. Baza umuntu uri aho ngaho mu by'ukuri bigaragara wenda ko nta n'ibintu byatuma acumura cyane, ariko agahabwa penetensiya buri munsi kugira ngo nahabwa Yesu mu Ukaristiya aze guhabwa umugisha aho guhabwa iki? Umuvumo. Yahabwa Ukaristiya yiteguye neza. Yumvaga rero akeneye izo mpuhwe z'Imana buri munsi kugira ngo abashe gukora ubutumwa neza. Kugarukira Imana rero ni uguhinduka twese, kandi twasanga turi abagarukira Imana. Guhinduka rero dusabwa ni ukureka kuba nka wa muherezabitambo Amasiya w'i Beteli twumvise, nk'uko umuhanuzi Amosi abivuga, ngo Amasiya umuherezabitambo w'i Beteli yaramubwiye ati, ngaho genda wa mubonekerwa we, shika ujye mu gihugu cya Yuda, ho uzashobora kwirwanaho no guhanura. Naho hano i Beteli ntuzongere kuhahanurira, kuko ari ingoro y'umwami, urusengero rwa cyami. Bavandimwe, kimwe n'uriya Amasiya wihambiriye kuri Beteli, nanjye nawe buri wese yisuzumye atiryarya yasanga nawe afite ahantu mu mutima we yanze gukingurira Imana, yasanga afite akageso runaka kamunaniye akanga gukingurira Imana. Buri wese rero afite Beteli ye yanze gukingurira Imana. Beteli yawe uyu munsi ni iyihe wanze gukingurira Imana, kugira ngo uyu munsi numara kumvira ijambo ry'Imana ukingure Yesu yinjire, Imana yinjire, maze ihindure ibyanze guhinduka muri wowe. Bavandimwe rero, uriya muherezabitambo Amasiya ntabwo ahambiriye kuri Beteli gusa, ahubwo ahambiriye no ku mwami. Esawu njyewe nta bami naba narimitse mu mutima wanjye. Esawu nta bantu naba naragize ibigirwamana kugira ngo nirongere umugati, kugira ngo ndebe ko naramuka nk'aho ari bo Mana itanga ubuzima. Buri wese arebe ko nta bigirwamana yifitemo, maze avuga ati, mbabarira Nyagasani, maze uze unyinjiremo kandi uhindure ibyanze guhinduka. Bavandimwe rero, niba dushaka guhinduka tugomba kuba nk'umuhanuzi Amosi batubwiye uyu munsi. Amosi ntiyigeze yihambira ku hantu, ntiyigeze kandi yihambira ku bintu yari atunze. Twabyumvise neza, umuhanuzi Amosi ubwe yivugira aya magambo ati, Uhoraho yankuye inyuma y'amatungo, nuko arambwira ati, genda uhanurire umuryango wanjye Isiraheli. Amosi rero ntabwo yigeze yihambira ku matungo ye. Yego, simvuze ko ibyashu tugomba kubitera inyoni, ariko ntitugomba no kubyihambiraho ku buryo tubisimbuza Imana. Tugomba kumenya ko ari ibitanga. Uko kwihambira rero ku bintu nibyo Yesu yasabye ba 12 mu Ivanjiri
ubwo yaboherezaga mu butumwa. Ivanjiri iragira iti abategeka kutagira icyo bajyana mu rugendo kereka inkoni yonyine, nta mugati, nta ruhago, nta biceri mu mukandara, keretse kwambara inkweto z'urugendo, ariko ntimwambare amakanzu abiri. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu ushaka gukurikira Yesu Kristo agomba kumenya nta kwihambira kuki? Nta kwihambira kuki? Ku bintu, ku by'isi. Yego, nta no kwihambira ku bantu. Nta kwihambira ku bantu. Tibyanze bikunze mana njyewe ngo musenyeri urabizi ngomba kuba hano imwezi ntago nshobora kuhava ndafiningiza. Uri ntago na beja bane mu kwa munani baraje avuga ati kana kayimbuka ujye hariya. Urabizi nyine ntago nahava n'ukuri ntagire bebe. Hari abantu n'ukuri dukundana. Uzanye ntago nahava n'ukuri oya. Ntago nahava hanga oya ntago nahava. Byibuze buratse imyaka 20. Ivanjiri none yabivuze nta kwihambira ku bantu. Yego bo bantu barabasanze n'ubundi ugomba kubasiga nta kwihambira kuri Beteli. Yego mwabyumvise, nta no kwihambira ku bintu. Ntimugire ikintu mujyana n'amakanzu abiri wapi, sibyo ra? Namwe bakristo nta kwihambira ku mupadiri runaka ngo yingoye ngo ndabona ngo ni wewe wanjye. Ni wewe wawe gute kandi Imana ihari? Ukuri kuzatsinda. Ko mudashaka kuririmba ukuri muri abanyakinyoma? Ukuri kuzatsinda. Ukuri kuzatsinda. Uko kuri Yesu atubwira niko kuri rwose guca muziko ni gushya. Babandi mwere uko tumaze kubyiyumvira, nta gitabo gikubiyemo inyigisho Yesu yaba yarahaye ba 12 ngo bazajye bazitanga, ahubwo yababwiye uko bagomba kubaho nuko bagomba kwitwara. Ni ikintu gikomeye cyane. Natwe nk'abakristo babatijwe ntitugomba gusa kubwirisha abandi akarimi gusa, ahubwo tugomba kubabwirisha ubuzima bwacu. Uko batubona birahagije, niyo tutirirwa tuvuga baba babibona. Kera rero abahanuzi bari bashinzwe guhanurira umuryango w'Imana. Mu gihe ibintu byasaga n'ibigenda neza mu gihugu, ubutumwa bw'abahanuzi bwabaga ari ubwo gushishikariza bose gusingiza Uhoraho no gukomeza inzira yo kubahiriza amasezerano. Mu gihe rero abaturage babaga bameze neza, ariko wakwibaza uti se mu gihe cyacu niko bimeze? Kuba umuhanuzi w'ukuri rero nta na rimwe byigeze byoroha. Impamvu nuko muri rusange isi idakunda ukuri. Twarabibonye, tubona umugani w'intoki 5 ku kiganza. Ibyo bakoreye cya gikumwe n'uyu munsi hari abantu bameze nka kiriya gikumwe bashyizwe ku ruhande kubera ko bavugisha ukuri. Bazagutoteze nk'abarurera, ariko ujye wishingikiriza Imana yawe, usenge, byose bizaguhira. Muri iki gihe ntabwo byoroshye kuba umuhanuzi w'ukuri no kuvugisha ukuri, ariko iyo Mana dusenga ntabwo ari Bahari, iyo Mana dusenga ntabwo ari Baringa, iradutabara igihe n'imburagihe. Wowe rero genda uvugisha ukuri kandi usabe Yesu aguhe imbaraga kugira ngo ibyo yakoraga kiriya gihe arinda abahanuzi be nka Mose, nawe uyu munsi azakurinda. Kandi nubwo watotezwa, nubwo wava mu mwuka, ariko uzirikane ko igihembo uzabona n'ubwami bw'ijuru. Ukuri kuzatsinda, amaherezo ukuri kuzagira gute? Kuzatsinda. Bavandimwe rero, iki cyumweru nikitubera icyumweru cyo kwiminjiramo agafu, nikitubera icyumweru cyo guharanira ukuri aho kuva kukagera, nikitubera icyumweru cyo gukora ubutumwa. Nimugende, mbahaye ububasha kuri roho mbi, muzasengera abarwayi bagire gute? Bakire mu izina rya nde? Ibi Yesu ntabwo yabibwiye abapadiri, ntabwo yabibwiye abihaye Imana, yabibwiye abandi bose babatijwe bakanakomezwa. Haleluya. Ivanemo ubunebwe rero bwa hato na hato, nawe ujye kwamamaza inkuru nziza y'umukiro. Ubwo bubasha nawe Yesu akakanya arabuguha. Maze twite ku bacu barwaye, twite ku bacu bababaye, kugira ngo Yesu agirire ukwitanga kwacu, maze abakize, abaha ibyishimo, abaha amahoro.
iki cyumweru kitubera icyumweru cyo guhinduka, kitubera icyumweru cyo kugarukira Imana, kandi koko nidukomera ku ukuri ngira ngo ni Yesu Kristo ubwe nitumukomeraho azaduha byose, azaduha n'izo mbaraga, kandi ikiruta byose bizatugeze mu bugingo bw'iteka. Mbifurije rero icyumweru cyiza, Nyagasani akomeze kubaha imbaraga, Nyagasani akomeze kubamururaho abahanura b'inyoma ndetse n'umwijima, abashe kubaha ukuri, abashe kubaha buri kimwe cyose mukeneye, kugira ngo ikiruta byose nta n'umwe uduhemutsemo tuzagere mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Yesu nabane namwe.